Yesu nashimwe cyane abakunzi ba Holiness Philadelphia ndabashuje mwese aho muherereye amahoro y'Imana abane namwe. Uyu munsi nje kuganira namwe ku kintu kiriko kirarimbura abantu kandi batabizi. Hari ibyaha abantu barimo barakora ntibamenye ko ari ibyaha. Yesu nashimwe cyane. Mwenedata nimba icyo cyaha nawe ugikora warukwiye guhagarika ukakireka. Urashobora kuba ugikora utazi ko ari icyaha ugira ngo ntabwo ari kibi, ariko noneho niwamara kucyumva kandi ukaba uzi ko ugikora warukwiye kugihagarika. Mu bizakurimbura n'icyo ngicyo kirimo. Yesu nashimwe cyane. Nje kuganira namwe. Reka manze senge kugira ngo umwuka wera amanuke ashigikire muri uyu murimo. Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe niryubahwe. Mwami Yesu, ndi imbere yawe. Dore Data wa twese nje kuganira n'abana bawe, nje kuganira n'abantu bawe. Mwami Yesu, hari ibyo bakora batazi ko ari icyaha yamara ari icyaha. Ndakwinginze Data, ndakwinginze ungire neza. Mwami Yesu, ugende mu mitima yabo maze uyijanjagure. Mwami uyoroshe kugira ngo ijambo ryawe ryinjire. Uri Uwiteka niryo zina ryawe. Mwami Yesu, benshi barimo barabikora yamara ntabwo bazi ko ari icyaha, ariko ari icyaha. Hari ibyo barimo barakora bakanezerwa yamara atari byiza. Yesu, ndakwinginze ubahe umwuka wera kugira ngo abayobore n'urugendo rwo kuja mu ijuru. Hari utwaha utuntu n'utundi barimo barakora yamara ntibamenye ko ari icyaha. Yesu Kristo, ndakwinginze ushigikire abantu bawe, ushigikire abantu bawe. Mwami Yesu, ndakwinginze ubahe umwuka wera maze abagire neza, abigishe byinshi batari bazi. Urakoze Mwami w'abantu. Ndirukanye imyuka yose mibi mu izina rya Yesu Kristo Mnazareti. Ndakwinginze Yesu Kristo, uburinzi bwawe bukomeye bumanuke maze bugote hano hantu. Urakoze Yesu, sabye nizeye kubyumvishije ni mwiza rya Yesu Kristo. Amen. Mbere yuko ndi butangire, reka manze ndabaganirize kuri historia imwe yaho nkora. Hariho umukozi dukorana. Uwo mukozi arakunda gufina cyane, arakunda gufina. Hariho umunsi yaje aho ndi ambwira ibintu yamara ibyo bintu nagira ngo nibyo, kubera ko yabimbwira mbona ko ari seriye ngira ngo nibyo. Hanyuma acaza kumbwira ngo buriya ngo nariko ndakina. Ndamubwira ati gukina si byiza, haragera uwundi munsi twari dufite abantu baza kureba isuku aho dukorera. Hanyuma baraza barakontora byose, bararangiza duca turatsinda baragenda. Hanyuma uwo mumama dukorana sinzi ahantu yaravuye, aragaruka arambwira ati ngo umunyesuku ngo ngaragarutse. Hanyuma nge ntabwo nayifashe ko ari mwarafinata kubera ko uwo mumama ari umukristo. Hanyuma mu mwanya cavuga ati nariko ndafinata, ntabwo ari byo. Ako kanya naciye ndamubwira ijambo ry'Imana. Ndamubwira nti gufinata sinzi ukuntu abyita, nimba ari gutebura, ariko hano abyita joking. Kujokinga ntabwo ari byiza ku muntu w'umukristo. Hanyuma ca ntangira kumusobanurira igituma atari byiza. Ndamubwira nti
ati reba uje kumbwira ko umunyesuku aje, yamara ubimbwiye uzi ko ataje, uzi ko umva ari ubeshi, umbwiye ibintu by'ubeshi. Ndamubwira nti nubwo uri butahe mu rugo ntuze wongere gukora ibintu byitwa kujokinga kubera ko ni icyaha n'ububeshi. Hanyuma ca ndamusobanurira, maze kumusobanurira acara byumva. Ndashimira umwuka wera kuba yaramwinjiyemo akamwemeza ko ari bibi. Aca mbwira ngo ntabwo nzongera kujokinga. Gufyinata. Mwenedata, nawe ndakuziye. Urashobora kuba ufyinata n'umuntu ukamubwira ati reba hasi hari ikintu kiri hasi, yamara ukabivuze atakiriho, mugenzi wawe agaca areba hasi agasanga ntakiriho. Hanyuma wowe ugaca uvuga uti ngo urimo urafyinata, tinarikunda gufyinatisha. Uko nguko ntabwo ari ku mukristo akwiye kumera. Icyambere werekanye ikintu kitariho, urimo uramubesha. Umugenzi wawe ararebye asanga ntakiriho. Uwo n'umwuka wavuye ikuzimu wafashe abakristo kandi bagacumura batazi ko barimo baracumura. Bakaba ariko barakoresha icyaha cyitwa kubesha mu buryo butandukanye kandi batari bazi ko barimo baracumura. Yesu nashimwe. Mwenedata wewe uzi ko urimo urafyinata, uvuga ngo uratebura, mbara gutebura murambabarira. Niba uzi ko ibyo ubikora, ndakwinginze kubw'imbabazi z'Imana ntuzurimbuke kubera ibyo bintu, kubera ko urimo urakora icyaha cyitwa kubesha. Ndabaha kandi karorero. Urashobora guhamagara umuntu ukamubwira uti ndakuzaniye ikintu, hanyuma wagenda yari ukamubwira ati nariko ndafyinata, kandi ubwo yararindiriye ko ugiye kumuha ikintu, ukamubwira ati nariko ndafyinata n'ukuri ati ntacyo nari ndakuzaniye. Ukoze icyaha cyo kubesha. Icyo ni icyaha cyo kubesha abantu barimo barakora binyuze mu bintu byitwa ngo ni ukujokinga, cyangwa se ngo ni ugutebura, cyangwa se ngo ni ugukina. Umukristo ntabwo aba akwiye gukora ibyo. Mwenedata ashobora kubikora, ariko guhera uyu munsi hagarika. Hagarika, iyi ni mburi kujeho. Hagarika by'ukuri kugira ngo ntuzurimbuke. Yesu nashimwe. Abakristo ibyo barimo barabikora, bakabesha abantu. Reka ndabaha kandi karorero. Urashobora kubwira umuntu ati reba kiriya, nawe agaca areba akaja kureba icyo umubwiye, yamara ntaco, nawe ugaca umubwira uti nariko ndakina. Icyambere uramubeshe. Ntiwumva ko harimo umwuka wo kubesha, ubwo n'ububeshi muri ko murakora. Ararebye asanze ntaco, icyo umubwiye rwose ntakiriho. Wumva utari kurakora icyaha cy'ububeshi. Uwo mwuka rero, uwo mwuka wuzuye mu bakristo. Mwenedata, nimba uri umukristo wakijijwe by'ukuri, gukina kujokinga ukabihagarika, ko atamukristo akina, n'Imana yo mu ijuru nikina. Mwenedata, umukristo ntakwiye gukinata. Umukristo ntakwiye gukina by'ukuri, kuvuga ngo uri ko nguratebura. Nta mukristo akwiye gutebura. Yesu natugiye neza. Niba uzi ko wakiriye Yesu Kristo umwami n'umukiza wawe,
guma mw'iyo nzira, reka gukina mw'iyo nzira, reka gukina mw'iyo nzira mwene data. Iyo nzira ntabwo bayikiniramwo, ntibayikiniramwo. Satani yarujuje umwuka w'ububeshi mu bantu, babyita ngo nukutebura, ngo nukujokinga, ngo nugukina, ngo nariko ndikinira. Uko kwikinira kandi ubwo wakoze icyaha cyitwa kubeshya. Urashobora kubwira umuntu ati funga amaso yawe, hari ibintu ndakuzaniye. Hanyuma uwo muntu agafunga amaso agira ngo hari ibintu ugiye kumuhereza. Hanyuma ugacumubwira ati kanura, yagenda kureba agasanga ntabyo ufite. Hanyuma wowe ugacumubwira ati nariko ndagukinisha. Icyama mubwira ati ngo funga amaso hari ibyo ngiye kuguhereza. Icyo ni icyaha. Wumva? Icyo ni icyaha ukoze cyo kubesha uwo muntu. Yarazi ko ugiye kumuha ikintu, yafunze amaso afite ukwizera ko agiye kuronka ikintu, yamara ubwo umubwiye bitari byo, umubwiye ibintu by'ububeshi. Urumva n'ububeshi ubukoze icyaha cyitwa kubesha. Yesu nashimwe cyane. Nje ukubwira mwene data mukundwa wa Yesu, nukuri niba uzi ko iyi nzira uri murayifinatiramo, hagarika. By'ukuri ntuhagarike. Niba uzi by'ukuri ko wahisemo kuja mu ijuru, nutwo twaho ugikora two gufinatira mw'iyo nzira, reka by'ukuri. Ibyo kuva ngo nugutebura rwose ntago birimwo mu bantu b'Imana. Ubu uri murabesha, ubu uri kurako icyaha cyo kubesha. Mwene data, bene data, ndabinginze kubw'imbabazi z'Imana. Satani arimwe arafatira henshi. Satani yafasha abakristo cyane. Ndabinginze mwene data wowe ukora ibyo uzi ko utebura cyangwa se ujokinga, ihane, jana upfukame, usaba Imana imbabazi. Yesu nashimwe cyane. Ubu tugiye gusenga. Wewe ujokinga, ngiye kugusengera mu izina rya Yesu. Ngiye kugusengera kandi nawe ahuri ubwira Imana ikubabarire ku cyaha cyitwa gukina, kujokinga, kuko ni icyaha cyo kubesha. Imana ikubabarire ku cyaha cyitwa kubesha unyuze mu kugira iki, mu gutebura cyangwa mu kujokinga cyangwa mu gukina. Yesu nashimwe. Ngiye kugusengera kandi ninarangiza gusenga nkavuga ati amen, nawe uvuge amen. Uce wizera kubabariwe. Imana irabikubabariye. Amaraso ya Yesu Kristo arabakwejeje. Hanyuma uce utangira urugendo rushasha muri Yesu Kristo. Burije bugira buce. Sinzi ko mubibona. Burije bugira buce. Ejo hagiye kugera kugira ngo umwana w'Imana aze gutwara be. Reka gukina n'icyaha. Reka gukina n'icyaha. Yesu nashimwe cyane. Dusenge Imana ntidutinde. Humiriza dusenge mwene data. Ntubifate minenegwe. Icyo ngicyo ndakubwiye cyakurimbura. Hamwe wava mu mubiri wakoze icyaha cyitwa kujokinga, ubesha umuntu ati reba hariya hari ikintu kiri hatakiriho. Icyo ni icyaha cyitwa kubesha. Upfuye utakihaye icyo, ndakubwije ukuri, wakwisanga muri gihanamu ukibura, ukavuga uti mbese hano nahageze gute, yamara ntumenye ko ari cyo cyaha cyagushikanyeyo.
dukizwe, sibyo? Nidukizwe bene data, twebwe dukizwe, kandi nturebe kuri mugenzi wawe, dukizwe, nkizwe ku ruhande rwanjye, nawe ukizwe ku ruhande rwawe, kubera ko Yesu Kristo niyaza azaza kujonjora, azaza gukuramo imbuto nzima, izipfuye azite. Yesu atugire neza. Rero wewe mwene data, uzi ko mbese wemeye gukurikira Yesu, iyubare hanyuma witandukanye n'ibibi byose uzi mbese uri murakora. Yesu nashimwe cyane. Uwera Mana nyene cyubahiro, nukuri ndi imbere yawe data, ndasengeye uyu mukobwa, ndasengeye uyu mumama, ndasengeye uyu musore, ndasengeye uyu mupapa, mu izina rya Yesu Kristo Umunyanazareti, ndakwinginze amaraso yawe y'igiciro agende mu mitima yabo, maze weze mwami Yesu Kristo. Haleluya. Ibyo byaha byo gukina, byo kujokinga, byo gutebura, ubikure mu mitima yabo, mu izina rya Yesu Kristo Umunyanazareti. Barashobora kuba banapanze no kujokinga n'undi muntu, ariko mwami bihagarare mu izina rya Yesu Kristo Umunyanazareti. Uwo mwuka ushe mu izina rya Yesu Kristo Umunyanazareti, uwo mwuka uve mu bantu bawe mu izina rya Yesu Kristo Umunyanazareti. Ndakwinginze uno mukobwa umweze, ndakwinginze uyu mupapa umweze, ndakwinginze uyu mumama umweze, ndakwinginze data wa twese, haleluya, uyu musore umweze, kugira ngo ntazarimbuke mwami we. Satani arimo aratega abakristo kugira ngo bakore ibintu batazi ko ari icyaha, ari icyaha. Mana, ndakwinginze ubohora abantu bawe mwami Yesu, ndakwinginze weze imitima yabo, ibyo byaha bihave mu izina rya Yesu. Umudayimoni atera kujokinga ahari hose ashe mu izina rya Yesu, ahari hose atukombere mu izina rya Yesu. Uwo mwanda aguma yanduza abantu b'Imana, uwo mwanda uhave mu izina rya Yesu Kristo Umunyanazareti. Urakoze data twese kubejeje abana bawe, urakoze data twese kubagire neza, urakoze Yesu. Haleluya. Urakoze mwami w'abami, urakoze, ndagushima. Ndagushima ukuntu bababariye, ndagushima Yesu. Sabye bize kubyumvishije, ni mu izina ryawe Yesu Kristo Umunyanazareti. Amen.